Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Muvandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhura kuri umurongo w'umucyo w'isabato. Ndakuramukije mu izina ry'umwami wanjye Yesu, ubuntu buva ku Mana bane nawe. Nejejwe nuko nongeye kwibona kuri uyu murongo ndi muzima. Ubu ngubu ni ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 nibwo turi kurikodinga ino video. Abo tutamenyeranye nitwa Eric Habyarimana, nkunda kuboneka kuri uyu murongo. Ikinzanye muri uyu mwanya no gushima Imana kandi nshimira abantu b'Imana ibikomeye bitangaje cyane Imana yabakoresheje mu murimo w'ivugabutumwa turi gukorera muri iki gihugu cy'u Burundi. Mbere yuko njya mbere, reka mbanze nicisha bugufi imbere y'Imana nsenge. Data, ndagushimye, ngushimira imbabazi zawe nyinshi zitangaje zakomeje kubana n'ubugingo bwacu kugeza ubu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mpaye kuvugana n'ubwoko bwawe, kandi ikinzanye no gushima ibyikomeye bitangaje wadukoreye ukoresheje bamwe mu bateze amatwi iri jambo. Nuko rero ndasaba cyane kugira ngo bane n'abari kumva kugushima kwanjye, kandi ngo imitima yabo irusheho kwishimira umurimo mwiza, umurimo wo kugukorera mu izina rya Yesu. Amen. Namaze kubivuga ko turi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 tuvuye mu ivugabutumwa. Ivugabutumwa ryabereye mu misozi miremire ya Rumonge, aho bita Buyengero, ku musozi wa Gitsinda by'umwihariko. Twamaze ibyumweru bibiri by'ivugabutumwa rero, ryatangiye ku itariki 27 gushyika ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi. Ku 12 nibwo nazamutse mva muri iyo misozi ngarutse i Bujumbura. Nkaba nifuje rero gufata umwanya ngo nshimira Imana by'umwihariko yo yabanye nanjye, yo yakomeje kwita ku murimo wayo, yasoje amasezerano adusezeraniye akomeye cyane ko izabana natwe itazadutererana. Ariko kandi nongera no gushima abantu b'Imana, Imana yakoresheje mwebwe hakaboneka uburyo bwo gutuma ivugabutumwa rijya mbere. Ikintu cya mbere nshimira Imana ni uko Imana yatwemereye kwinjira muri iki gihugu. Byabanje kugorana, ndumva narigeze mbivugaho, ariko reka kubisubiramo ntabwo bimvuna. Byabanje kugorana, murabizi ko ingendo zo ku butaka ntabwo zemewe. Bwa mbere nafashe urugendo nifuza guca ku mupaka nyuze mu kindi gihugu, ariko ntabwo byakunze. Ariko Imana ikoresheje bamwe muri mwebwe mbasha kubona tike y'indege yo kunzana. Ntabwo ari amafaranga makeya, ntabwo ari makeya. Turashima Imana rero yuko byakunze nkabasha kugera hano kugira ngo ibikorwa by'ivugabutumwa twifuzaga gukorera muri iki gihugu bikunde. Reka mbibutse yuko umucyo w'isabato wagambiriye, umaze kubyitegereza neza ukabireba guhera mu 2023 ubwo twajyaga muri iki gihugu twitegereza ubukene bw'umurimo. Umucyo w'isabato wagambiriye gushyira icyicaro hano cy'umurimo wawo w'ivugabutumwa, kugira ngo dufatanye n'abana b'Imana bari muri iki gihugu ndetse namwe kwamamaza inkuru nziza y'agakiza mu bice bitarageramo ubwo butumwa. Ubwo nafashe urugendo, ndabyibuka ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 nibwo nageze muri iki gihugu, nje ngo umucyo w'isabato ugire icyicaro muri iki gihugu, kugira ngo nze mbahamagare mbabwire uko ibintu bimeze, dufatanye umurimo. Ntabwo umurimo wahise utangira, habanje kubanza kujyana ibiganiro n'ubuyobozi bw'itorero muri iki gihugu mu buryo bw'umwihariko muri misiyoni ya Bujumbura, cyangwa se field, reka mbyite field, bamwe nibwo bari bubyumve neza. Nuko byaratinze rero procedure zo kugira ngo nemererwe gukora nk'umwizera
kandi ibyagaragaye ko byoroshye ni ukubanza kwiyakiriza hano. Cyakora ukwezi kwa gatatu igihembwe cya mbere cya 2026 cyarangiye bimaze gutungana, maze ukwezi kwa kane dutangira procedure y'uburyo noneho umurimo wajya mbere. Murabyibuka, nagiye mu Rumonge ngiye kureba mwene data Celestin uwo twifuje ko yadufasha ivugabutumwa. Ngira ngo muramuzi guhera 2024 yagiye aduha ubuhamya. Nuko rero twamusabye misiyone kugira ngo abe umukozi uhoraho w'umucyo w'isabato, atumenyereze kano karere uko gakora. Baramutwemereye rero mu kwezi kwa gatanu ku itariki ya mbere, ndabyibuka namaze iminsi 10 guhera ku itariki ya mbere kugeza 11 ndi muri ako karere n'ubundi ka Buyengero, tureba uko umurimo uteye, ari naho twateguriye kino gikorane cyangwa se aya mavuna tuvuyemo. Ibyo nabyo ni byo gushima Imana, kubera yuko Imana yaduhaye kugira umugisha ku buyobozi bwa misiyoni. Umurimo uratangira, bigomwa umukozi bari basanganwe baramuduha kugira ngo abe uwacu, kandi ubwo ari umukozi mushyashya nabyo ni irindi shimwe rikomeye cyane ryo gushimira abantu b'Imana yuko uwo mukozi nawe yabashije kuboneka, hakabasha kuboneka ikimufasha kugira ngo umurimo ukorwe neza. Imana ibaha umugisha abantu bitanze. Aho hose nahagiye hagenda bwa buryo mwagiye mwigomwa kugira ngo ibintu bikunde. Icyagira gatatu dushima kandi dushimira abantu b'Imana, ubu mfite kamera nshyashya, kamera y'umucyo w'isabato. Bamwe narabandikiye, twanditse inzandiko tubasaba ubufasha, kandi nubwo atari umubare munini witabiriye wadusubije ku bufasha twabasabye, ariko barakoze. Mwebwe mwakoze, Imana ibaha umugisha kandi izabibukire mu bwami bwo mu ijuru. Ubu mfite kamera nziza ifata amashusho meza, kandi nibwira yuko ari byiza ko iby'Imana atari byo bihabwa agaciro gakeya ngo bibe ari ibintu biciriritse bibayabaye nk'uko abarundi babivuga. Mwarakoze rero abitanze, mwebwe bake mwavunitse cyane kugira ngo bikunde, kugira ngo amashusho ajye aba meza. Imana ibaha umugisha. Ngira ngo guhera igihe twari turi muri ariya materaniro y'ivugabutumwa mwabonye ko amashusho asa nk'ayahindutse, niba mwarabyitegereje neza. Rero ni kamera nziza, kamera igezweho, ibasha gutuma ibintu bigenda neza. Iyo achievement umucyo w'isabato wagezeho ku bwanyu mufashijwe n'Imana, turabishimira Imana cyane, kandi tubashimira ubwo bwitange mwagaragaje. Ikindi haguzwe generator cyangwa se moteri yo kudufasha gutegura amateraniro y'ivugabutumwa nk'ayabera mu misozi. Icyambere iki gihugu ntabwo ari henshi hari amashanyarazi. Generator rero irakenerwa, bisa nkaho ari buri gihe ko bakenewe generator. Abana b'Imana rero barakusanije uburyo, ubu twaguze generator, turayifite, kandi rwose turashima Imana. Mu materaniro yabanje, mu bikorane 2 nabayemo mu myaka yabanje, wa wundi wa 2023 na 2024, twagiye tugorwa na generator. Ndabyibuka 2023 rwose, abana b'Imana bateguye igikorane, byaratugoye cyane ku buryo inshuro zaba ari nyinshi, dore ko cyari icyumweru kimwe bari bateguye, nge nagiye nk'umushyitsi. Iminsi yaba ari myinshi, igikorane cyateranye nimugoroba uko bikwiye yaba ari 3, ubundi generator ikaba yapfuye, ubundi imvura nayo ikatubuza. Byari ikizamini cyane. No mu 2024 nabwo niko byagenze, generator yabanje kutugora cyane, kandi turi mu misozi miremire, kuva aho ngaho kujya kuyikoresha bisaba urugendo rurerure cyane. Ubu rero igikorane tuvuyemo cyo nta nkomyi kigeze kigira ku byerekeranye n'ibyuma, kubera ko twari dufite generator nzima, kandi Imana yarinze n'ibindi byuma abana b'Imana badutije bigenda neza, ntibyangirika. Turabishimira Imana rero.
kandi turashimira abantu b'Imana Imana yakoresheje kugira ngo iyo generateur iboneke yo gukora muri iri vugabutumwa. Ntabwo twabura nanone kugaruka kuri aya materaniro y'ivugabutumwa nyine y'ibi byumweru 2 tuvuyemo. Ni amateraniro akeneye uburyo bufatika. Abakurikiye video zabanje mwabonye ko twari dufite abantu benshi cyane bo kuba mu ivugabutumwa, babajiya y'amakorali, ndetse ko hari na korali tutabashije gukora na interview, ariko bari abantu ntabwo bari bakeya, bariya bari abashyitsi gusa. kandi abagize amatorero y'aho Buyengero ntabwo twabashije yenda kubagaragaza kuri kamera, ariko abari bari muri iryo vugabutumwa bari benshi kandi bari bakeneye kurya. Kandi mwarabyumvise yuko batuvuga bati kino gikorane cyabonetsemo ibyo kurya bihagije. Turabishimira Imana kandi namwe tubashimira, kubera yuko ibyo byo kurya nimwe mwabitanze kugira ngo ibintu bigende neza. Icyo gitoro cyangwa se esanse yo gushyira muri ya moteri nimwe mwayitanze. Ibitabo abana b'Imana bajyanye mu misozi bagiye kubwiriza ubutumwa nimwe mwabitanze. Impano twatanze kubabatijwe, ndavuga n'ubundi bitabo, nimwe mwazitanze. N'andi mafaranga ya hato na hato yagiye akenerwa mu gukemura utubazo twa hato na hato, amatransporo, ingorane zivutse mu nkambi. Ibyo byose nimwe mwabikoze, ku buryo ugiye kureba amafaranga yakoreshejwe ni menshi rwose, kandi nimwe mwayatanze. Turabashimira Imana rero, dushimira ibitangaza bikomeye cyane muri iki gihe gito cy'amezi 6 niko nyabara tubashije gukoramo umurimo. Kandi murumva ko ayo mezi umurimo udemaye mu guhera mu kwezi kwa 5 ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 5, ariko iby'Imana bakoresheje biratangaje. Turabashima rero, kandi isomo tubatura mu izina rya Yesu ni Zaburi 115 umurongo wa 14, havuga ngo Uwiteka abagwize, kandi abagwizanye n'abana banyu, abagwizanye n'ibyanyu, kugira ngo mujye mubona icyo mutwerera umurimo w'Imana kugira ngo ujye mbere. Umucyo w'isabato rero uracyafite inzozi ndende, umurimo uracyakomeje. Iyi ni intangiriro. Turacyakeneye ibindi bikoresho dukoresha mu ivugabutumwa. Cyambere murabyibuka yuko dufite ino serivisi ya media yo kubagezaho amakuru. Twari dukeneye aga studio, tumaze kubona kamera, ni byiza, ariko turacyakeneye ibindi bikoresho. Turacyakeneye intebe yo kwicaraho, turacyakeneye ameza, turacyakeneye computer yo kweditinga izi video, n'utundi dukoresho two kunganira iyi kamera nk'amatara. Ibyo byose turacyabikeneye, kandi turacyabakeneyeho ayo maboko. Ikirutaho dukeneye n'inzu yo gukoreramo, kandi inzu ntabwo ziba zoroheje. Urumva habakeneye amafaranga ya buri kwezi yo kwishyura inzu. Turabasaba cyane rwose dushishikaye kugira ngo abana b'Imana mwitange. Turifuza abantu bitanga mu buryo buhoraho buri kwezi, bavuga bati tuzajya dutanga udufaranga tungana gutya kugira ngo bya bikorwa bikeneye amahera ya buri gihe bibashe gukorwa. Amafaranga ya buri gihe akenewe kuri uwo mukozi w'umucyo w'isabato twangaje. Amafaranga ya buri gihe akenewe kuri iyo nzu twifuza gukodesha kugira ngo tugire office naho gufatira aya mavideo, kugira ngo no serivisi ya media nayo imere neza. Amafaranga ya buri gihe kandi akenewe mu kugura internet yo gutuma ibingibi bibageraho. Turabinginga rero kugira ngo nk'uko Imana yabakoresheje mu bihe byatambutse, ibyo nabyiza bibakoreshe. Kandi nkambavu y'ayo mafaranga ahoraho dukeneye n'ibindi nk'ibyo bikoresho ndi kuvuga byo muri office. Dukeneye yewe n'ibikoresho byo kujyana kuri terrain. Urumva ko dufite moteur gusa, ariko dukeneye amabafre, dukeneye amplifier, dukeneye amamikro, n'ibindi bikoresho bijyana nabyo nka mixer. Dukeneye amahema yo kukambika. Ibyo byose ni ibikoresho tuzishimira kubona, kandi tubibonye tukarushaho gukora umurimo mu buryo bwiza bworoheje, butworoheye kugira ngo umurimo ujye mbere. Ntabwo nshidikanya Imana izakoresha abantu bayo iby'ubutwari bukomeye cyane,
Icy'ingenzi ni uko nagomba kubagezaho ayo makuru y'aho umurimo ugeze, y'ibyo tubifuzaho, y'inzozi turota, kugira ngo mumenye ko umurimo ukomeje. Ibikorwa by'ivugabutumwa kandi nabyo bizakomeza gusaba amafaranga. Turakeneye ibitabo, twumva twagagize stoke y'ibitabo rwose, kugira ngo wa umurimo wa buri munsi, wa mukozi uba kuri tere akora, aba afite ibitabo ashyira abantu b'Imana mu murimo akora urugo ku rundi. Abatugendereye tubahe impano, ibyo bikorwa by'ivugabutumwa, abantu b'Imana babone ibyo kurya bikwiriye by'umwuka binyuze mu bitabo. Turifuza rero ko tubona byinshi, tugira stoke, duhaguruka twikwije tugiye mu murimo w'ivugabutumwa. Kandi ubwo bigendana n'ibyo kurya, murabyumva, ibyo kurya by'umubiri nabyo, kugira ngo babandi bitabiriye ivugabutumwa babashe koroherwa. Hari n'ubwo usanga nta matike bafite, dukwiye kubamenya no kubona transport yo kubavana aho bari bajya ahandi, n'ibindi. Uyu murimo ni mugari ariko kandi n'uw'Imana urashoboka, kandi dukwiye gushima Imana ko yadutoranirije kuwukora, kuko ijambo riratubwira ngo byarashobokaga yuko iwuha abamarayika, ariko ntabwo ariko yabihisemo, ahubwo yahisemo kuwuha abantu kugira ngo tugire urwo ruhare mu gakiza k'abanyabyaha bagenzi bacu. Ibyo nabyo dukwiye kubishimira Imana. Ntabwo nshaka kubarambira rero, nari nje gushima Imana ibyo yakoze. Ntabwo mvuze iby'umubiri, uko umubiri wari ufite intege nke, ariko Imana ikatwongera imbaraga. Imana yasoje y'amasezerano yose yasezeranye mu byanditswe byera, yuko izakomeza kubana n'abantu bayo, yuko umurimo ari uwayo. Icyo ishaka gusa ni ubushake bwacu ko twemera, ubundi ikadukoresha ibikomeye. Reka mbibutse rero yuko amateraniro yarangiye, abantu 12 bamaze kwiyegurira Imana, kandi umusozi wose twasize imitima yabo ikayangana, imitima yabo inezejwe n'ibyumweru 2 abana b'Imana bamaze kuri uwo musozi, batubwira bati nyabona nimugaruke. Mu byifuzo dufite imbere, turifuza yuko bitazatinda yuko tuzasubirayo, kandi muzabona ko bizabyara umusaruro uruta ndetse ahari uwo byabyaye muri ibi byumweru 2 tuhamaze. Dukurikije amakuru baduhaye, dukurikije umwuka wari uhari, bizagenda neza kuruta uko byari bimeze bwa mbere. Tubashimiye rero ibyo byose mwakoze, kandi tunabashimiye ibyo mwenda gukora mukoreshejwe n'Imana. Adresse zacu ziboneka hano, ntabwo muzatubura, ndetse no muri description ya video kenshi ziba ziriyo. Ntabwo muzatubura, uko muzatufasha, uko muzatunyuraho, kugira ngo turusheho kuganira iby'uyu murimo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data, turagushimye, tugushimira ibitangaza bikomeye wakoresheje abana bawe, abo watumye bitanga mu buryo bufatika, abandi bakitanga batanga igihe cyabo kugira ngo ukuri kwawe kujye kwamamazwa, abandi bagafata umwanya wo gusenga kugira ngo n'umurimo ushoboke. Abo bose ubaha umugisha wawe. Nuko rero Data, niwe wadutoranije, kandi ijambo riravuga ngo ntabwo dukwiye gutinya ahazaza keretse twibagiwe gusa uko wabanye natwe mu gihe cyatambutse. Ibyo wakoze birakomeye cyane, kandi bituremesha ko n'ibindi bizakorwa. Komeza guhagarikira umurimo wawe kugeza ubwo uzaza kuducyura mu bwami bwawe. Niko dusenze dusaba mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Amen.